umututsi wari mu Rwanda ye revolution ubwigenge bwabaye maze imyaka hafi 2 mvutse. Ntabwo yewe navutse mbere yabo cyangwa navukanye nabo, ahubwo yewe narabusanze. Muri uko kubusanga nta kindi nabashije kumenya uretse u Rwanda rwigenga numvaga ku buryo bunyuranye. Indirimbo zagiye ziririmbwa muri icyo gihe cy'ubwigenge nk'uko abandi bagiye babivuga, nanjye narazumvise ndi muto, nka turatsinze gaye, bari Mehutu, ariko mu by'ukuri ntacyo numvaga nziho kuko nari umwana. Ndetse n'amadisikuru yagiye ahita ku maradiyo nabyumvaga nk'umwana, nkabyakira nk'umwana, kuko ntabwo ayo mateka nari narabashije kuyigishwa n'ababyeyi banjye nk'uko wenda byari ngombwa ko babinyigisha. Muri icyo gihe ndi umwana ntabwo nabashije kumenya. Icyo gihe naje kuzamuka mbana n'abantu batandukanye, nibwo mu gihe nabazaga papa yarambwiye ati mwana wanjye, ati ngiye kukubwira amagambo abiri, ati amoko y'abanyarwanda uko ari abamwe imbwa n'abagabo, uzabane n'abagabo ariko imbwa ntuzazigirire nabi. Njya gusaba akazi nagiye kugasaba kwa Mirongo, kugira ngo muribuka ko hariho homeoplasty. Wari ushinzwe kwakira abasaba akazi afata dosiye yanjye arayireba, mvuze ko twatangaga n'indangamuntu n'iki byose byari mu bwoko n'aho dukomoka. Ariko umugabo mbere imfura arambwira ati rero shaka, ati kuba uri umututsi kandi w'Inyanza, ati ntabwo nzi ko ahantu ushobora kuhabona akazi, ati gendera fata utuzigo twanjye ndagenda. Ariko nza kujya muri Electrogaz nsaba akazi ndakabona, nabwo kandi nuko harimo umututsi wari uhahengamiye, muramwibuka mwese, wenda ashobora kuba mucecetse cyangwa mushatse namuvuga so kumutsinda atabarwa ruri muri Electrogaz. Nza kubona akazi ariko ngakora igihe gitoya, nyuma nza kwigira muri business. Burundi maze kwivuza ndavuga reka ngiye gushaka izo nyenzi, ndagenda ntangira kubaririza. Nibwo i Burundi hari amagupe bakoreramo imyitozo babigisha, nuko nanjye nabigiyemo njye Bugande ninjira igisirikare cya FPR. Maze kwinjira mu gisirikare cya FPR nkihagera baranyakira. Ikintu cya mbere bakoze bahise banshyira icyo bita mabusu. Mabusu ni muri kafe. Batuye umututsi uvuye mu Rwanda, Habyarimana yamudutumije kutuneka. Bankubise zirutizo nakubiswe muri presidence. Barankubita kugeza aho namaze kuraba, ngeze aho mbacira amacandwe mu maso mpagaze menshi. Mwanya nazimbwa mwe nabasanze ndi kumura abatutsi bene wacu, none muri abicanye kurushaho nahunze. Noneho harimo umugabo umwe witwa Steven Galinda yari majoro, arareba aravuga ati umwana arareba. Nuko nakize nkora igisirikare cya FPR nteganya ko ningira amahirwe nkabona intambara nyikize nzahunga. Turarwana, intambara irarangira, jewe ntangira gukora plan zo guhunga, kuko ibyo nabonaga nibyo naboneye. Ni nabwo bwa mbere giye nabo umuntu apfa yishwe n'undi muntu, nabiboneye muri FPR mu gisirikare. Hari igihe iyo tuvuga ibi bintu ni ukugira ngo ukuri kugaragare. Ese koko ubwigenge bwatuzaniye iki? Ese niba hari ibyo tutabashije kubona twabigeraho gute kugira ngo buri munyarwanda abone ubwigenge, tubane mu mahoro? Ibi ndabivuga kuko jewe ukuri niko numva gushobora kubasha kudukiza. Ibyo mvuga
nabibonye bica umusirikare mugenzi wanjye nawe azira icyaha ngicyo nari ngiye kuzira nkigerayo ko yatumye bamukubita agafuni. Nibwo bwa mbere nabonye agafuni, nibwo bwa mbere nabonye umuntu abasha afata kwica undi muntu. Ndahahamuka n'ubu iyo mbitekereje numva uruti rw'umugongo rutitira. Intambara irangiye nkora plani zo guhunga, nyuma naje guhunga. Ibidukurikira n'ubu ngubu murabibona murabyumva.